reka nongere ngo ikaze rero, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu kholochim lilochot hayom. Niki tugiye kureba uyu munsi tugiye gukomeza aho twarangirije ubushize tureba ibyo Paulo yagoretse uko Kristo yatubwiraga nuko Paulo yavugaga. Reka dute tubyinjiramo tudatinze. Hano rero nkuko ubibona dufite Kristo. Dufate Kristo hano dufite Kristo. Hano tukagira Paulo, reka Paulo nawe tumwandikisha n'umukara Paulo. Hano tukagira Paulo. Turebe rero ibyo bombi bavuga. Dutangirire ku bwoba n'amahoro. Ubwoba n'amahoro. Kristo arakubwira ngo wigira ubwoba. Kristo arakwibwirira ngo wigira ubwoba kuko naguhaye amahoro. Tubisanga muri Yohana 14:27. Paulo akakubwira ngo shakisha kawe n'ubwoba, ufite ubwoba kandi uhinda umushyitsi. Filipi 2:12. Urumva ni ibintu bibiri bihabanye. Kristo arakubwira ngo wigira ubwoba, Paulo akubwira ngo igira ubwoba. Imiterere y'Uwiteka 2. Kristo arakubwira ngo Imana ni Imana y'urukundo muri Matayo 6:9, Luka 15:20 kugeza kuri 22. Paulo akakubwira ngo Imana ifite umujinya w'urubanza. Gufite umujinya w'urubanza mu Baroma 1:18, Abatesalonike 2:1 kuva ku 8 kugeza ku 9. Ibintu bibiri bihabanye. Kubabarira cya gatatu. Kristo arakubwira ngo babarira abantu, ubabarire nta kiguzi. Marko 2:5, Luka 15. Paulo akakubwira ngo kubabarira ikiguzi cyabyo ni amaraso ya Kristo. Kubabarira, urumva iyo Imana ikubwiye ngo nutabarira nanjye ntabwo nzakubabarira, ntabwo ikubwira ngo nimba Kristo yarapfuye akamena amaraso, ni ukuvuga ngo ibyo bintu byo kubabarira byose yari kuba yarabirihe. Ariko Kristo arakwibwirira ngo babarira nta kiguzi. Tubisanga none mu Efeso 1:7, mu Baroma 5:9. Urumva ko ibintu byose ni ibintu bihabanye. 4. Agakiza. Kristo arakubwira ngo agakiza nimba gashaka ihane wubahe Uwiteka. Matayo 7:21, Luka 5:32. Paulo akakubwira ngo kwizerera mu rupfu rwa Kristo nibyo bizaguhesha agakiza. Ariko Kristo akakubwira ngo ihane wubahe amategeko. Urumva ni ibintu bihabanye. Paulo mu Baroma 5:28, Abakorinto 2:15. Urumva ko ni ibintu bihabanye. Gucyaha 5. Njyewe ntabwo naje gucira urubanza isi, uwo ni Kristo muri Yohana 3:17. Noneho Paulo akaza kubwira ngo isi yose ifite icyaha, ifite mbese kuba guilty, no kuvuga ngo uba wishinje ufite icyaha nyine. Isi yose ntabwo naje kubacira urubanza ariko Kristo avuga, ariko Paulo akavuga ati mwebwe isi yose mwararangiye. Mu Baroma 3:19. Ibitambo 6. Kristo arakubwira ngo njyewe nifuza ubuntu atari ibitambo. Kugirirwa ubuntu. Imana yatugira ubuntu, ntabwo ishaka ibitambo muri Matayo 9:13. Paulo akakubwira ngo Kristo niwe gitambo cyacu. Noneho nyir'ubwite akakubwira ngo no, ntabwo ari ibitambo. Paulo mu Bakorinto 5:7, Kristo akakubwira ngo igitambo ntabwo gikenewe, ahubwo ubuntu bwo Uwiteka. Ariko bwa buntu batubwira muri Paulo noneho barangiza bakivuguruza. Urabona ko hano bivuguruza nyine ko tutari ku buntu. None se urumva atari ikinyoma bahinduye ahubwo? Kadukomeze. Amategeko ya Mose. Reka turebe ku mategeko ya Mose uko Kristo avuga. Kristo
yakomeje gukurikiza amategeko ya Mose. Yakomeje gukurikiza amategeko ya Mose nk'uko atubwira. Nta n'inyuguti n'imwe izavaho kugeza ku mpera y'isi. Matayo 5:17-19. Pawulo akakubwira ngo ntabwo uri munsi y'amategeko. Abaroma 6:14, Abagalatiya 3:25. Kristo yakomeje gukoresha amategeko, yakomeje kuyakurikiza, kubwira ko nta n'inyuguti n'imwe izavaho. Pawulo akakubwira ngo ntabwo turi munsi y'amategeko. Ni gute rero tubona ubugingo bw'iteka? Kristo arakubwira ngo kugira ngo ubone ubugingo bw'iteka, komeza amategeko, ukurikiza amategeko. Kurikiza amategeko y'Uwiteka. Matayo 19:16-19 ngiyi hano. Paul akakubwira ngo ahubwo kwizera kutagira ibikorwa by'amategeko nibyo bizaguha ubugingo bw'Uwiteka. Nkuko tubisoma mu Roma 5:28, Abefeso 2:8-9. Nindi Mana yemera 9. Kristo arakubwira ngo umukiranutsi, umuntu umunyebambe ufite umutima usukuye. Umukiranutsi, umunyebambe, umutima usukuye. Matayo 5:3-10. Paul akakubwira ngo abanyabyaha bose n'abadakiranuka abo bose Imana irabemera. Abaroma 3:10-12. Urumva ko Paul hano ntabwo avuga ibintu by'ukuri kabisa. Nindi Mana yemera? Imana yemera umuntu umukiranutsi, umunyebambe kandi ufite umutima usukuye. Paul akakubwira ngo abanyabyaha bose n'abadakiranuka abo bose Imana irabemera. Reka rero tuze turebe urubanza. Kristo atubwira gute urubanza bizagenda gute? Tuzacirwa urubanza kubera imirimo yacu, ibyo twakoze. Matayo 16:27. Ibyo ni ibintu twese tuzi ko ibikorwa byacu dukorana ku isi byose ari byo bizaducira urubanza, niko Kristo avuga. Reka urebe ukuntu Paul avuga. Paul avuga ngo kwizera kwacu niko kuzadutsindisha, ntabwo tuzatsindishwa n'ibyo twakoze. Abaroma 3:28. Ngaho mbwira nawe. Turacyakomeza, ibi ni 10 bya mbere, dukomeze tuze turebe n'ibindi bikurikira, turebe iby'uyu muntu. Nawe nyuma wifatira umwanzuro uvuga uti ibi bintu bimeze gute, byahindutse gute. Urumva ko ni ibintu bagiye bahindura, noneho abantu nyine kwashize imyaka 1000 tuza twisanga turi muri ibi bintu. Ariko Imana yaravuze ngo ibihe nk'ibi, ibi bintu bizajya ku mugaragaro, abantu bongere bamenye ukuri. Komeze rero hano 11. Kugirana ubusabane n'Imana. Kristo aratubwira ngo Imana iragukunda. Imana iragukunda. Yohana 16:27. Paulo akakubwira ngo twamye turi abana b'umujinya. Twamye turi abana b'umujinya nk'uko abikubwira mu Efeso 2:3. Imiterere ya muntu 12. Kristo arakubwira ngo abantu bashobora kwera imbuto nziza. Muri Matayo 17:20. Abantu bashobora kwera imbuto nziza. Noneho Paulo akakubwira ngo muri nge nta kintu na kimwe cyiza kimbamo. Abaroma 7:18. Ubutumwa bw'ijambo ry'Uwiteka bugomba kubakira ku bwami bw'Imana. Muri Mariko 1:14-15 niko Kristo akubwira. Kristo arakubwira ngo ubwami bw'Imana, ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ni ubuhe? Ijambo ry'Imana rigomba kuba ryubakiye ku bwami bw'Imana. Noneho Paulo akubwira ngo ni urupfu, guhambwa n'izuka bya Kristo. Nibwo butumwa abantu bagomba gutanga. Makorino ba mbere 15:3-4. Ubutumwa Kristo akubwira ngo ugomba kuba bushingiye ku bwami bw'Uwiteka. Paulo akaza akabihindura akavuga urupfu, guhambwa
n'izuka rya Kristo. Ahubwo ibyo ngibyo tugomba kubyemera ko Kristo yadupfiriye, ariko ubutumwa bw'ijambo ry'Uwiteka ni ubwami bw'Uwiteka, ubwami bw'Imana. Ninde munyamugisha? Kristo arakubwira ngo abanyamahoro, umutima usukuye kandi abanyebambe, abo nibo banyamugisha muri Matayo 5. Pawulo akakubwira ngo uwemera uwo ari we wese ngo ni umunyamugisha. Abaroma 10:9. Benshi baremera, na Satani yemera ko Imana ibaho. None Satani ni umunyamugisha? Niba uwemera uwo ari we wese ari umunyamugisha, kuki abantu bose bemera atari abanyamugisha? Kristo arakwibwirira ngo umunyamahoro, ufite umutima usukuye kandi umunyebambe, uwo niwe munyamugisha. Gukora gushaka kw'Imana. Reka turebe ko yavuze gushaka kw'Imana. Kristo ntabwo ari umuntu wese uvuga ngo mana uzinjira mu bwami bw'Uwiteka, ahubwo abakora ugushaka k'Uwiteka. Matayo 7:21 ngiyi. Pawulo akakubwira ngo vuga n'umunwa wawe, ubyizere mu mutima wawe, uzaba ukize. Uzaba ukize. Abaroma 10:9 kugeza ku 10. Abakora ugushaka k'Uwiteka ntabwo ari bose, ahubwo babandi bakora ugushaka kw'Imana, bakora ibikorwa nyine byo bigendanye n'uko Imana ishaka. Urabyumva? Nibyo byonyine bizadukiza. Amategeko, Kristo arakubwira ngo niba unkunda, komeza amategeko yanjye, muri Yohana 14:15. Niba unkunda koko, kurikiza amategeko, komeza ukurikiza amategeko y'Uwiteka. Kandi aya mategeko atari wonyine, ntabwo twabaho natwe. Ngaho mbwira, ufite urukundo, ufite ibiki byose, cyangwa ariko nta kurikiza gushaka kw'Imana. Pawulo akatubwira ngo Kristo yaje kuvanaho amategeko mu Baroma 10:14. Kristo arakwibwirira ngo niba unkunda, komeza amategeko uyakurikize, ntuyice. Urabyumva? Nyir'ubwite Pawulo akubwira ngo yaje kuvanaho amategeko, warakwibwira ngo niba unkunda, kurikiza amategeko yanjye. Ubu umunyakinyoma uramubona. Dukomeze rero dusoze turebe ibintu, ariko izi ngingo ndi kuguha niwe nawe utekereza urabonamo ukuri cyangwa ikinyoma. Tugana ku musozo rero, 17, urupfu rwa Kristo. Urupfu rwa Kristo, reka turebe Kristo nyir'ubwite mwenyewe uko atwibwirira. Kristo ntago yita urupfu rwe igitambo cy'amaraso. Kristo ntago yita urupfu rwe igitambo cy'amaraso, ahubwo abyita akagambane k'abantu babi, evil men, abantu babi, abagome. Abyita akagambane k'abagome nk'uko tubisoma muri Matayo 20:18-19. Pawulo akakubwira ngo amaraso ya Kristo yarakenewe kugira ngo igitambo kibeho. Niko tubibwirwa, ariko tubyita benshi, ariko Kristo nyir'ubwite aratwibwirira ngo ahubwo byarakagambane k'abagome. Nani Pawulo akakubwira ngo amaraso ya Kristo yarakeneye kugira ngo habe igitambo, nk'uko tubisoma mu Roma 3:25, Abaheburayo 9:22. Urumva ko ni ibintu bihabanye. Twinjira inyuma tugasubira inyuma, bizafata igihe nyine, ariko uko tuzagenda tubisobanukirwa. Kristo nk'uko bavuga ngo yaje gupfira isi yose, kandi ntabwo ari isi yose yaje gupfira, yaje kureba abantu be, gupfira abantu be kugira ngo bongere bigarure mu Mana. 18. Ninde ukijijwe? Kristo arakubwira ngo hakijijwe abakora ugushaka k'Uwiteka. Matayo 7:21. Abakora ugushaka k'Uwiteka. Pawulo akakubwira ngo abizerera muri Kristo. Abagalatiya 2:16. Niko nakubwiye ngo Satani nawe yemera kandi yizera ko Uwiteka Imana ibaho, agahinda n'umushyitsi cyane. None se niba byemera arakijijwe se? Oya, ahubwo Kristo arakubwira ngo abakora ugushaka k'Uwiteka. Kwigisha ibyerekeye icyaha, Kristo arakubwira ngo genda ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi. Yohana 8:11. Akaba twifuriza yuko tutakomeza kuba mu byaha, kubazwa n'ibyaha. Pawulo akubwira ngo ahubwo weho uri umugaragu, uri slave,
ni ukuvuga ngo uri umuretwa w'icyaha wakoronijwe n'icyaha, wabaswe n'icyaha. Abaroma 6:20. Kwishinja, hano urabona ko akoresha ibintu bishinja abantu, kandi Kristo akwibwirira ngo genda ahubwo ntongere gukora icyaha ukundi, kuko icyaha ushobora kukireka, ahubwo wajyanye mu buretwa bw'icyaha. Kwishinja. 20. Imyigishirize ya Kristo yari ishingiye kuki? Imyigishirize ya Kristo yari ishingiye kuki? Gukiza abantu, kugirira abantu ubuntu, ibambe, kwihana, ubwami bw'Imana no kubaho ukora ugushaka kw'Imana. Pawulo akaza akabikubwira ngo shaka umusaraba, ushaka amaraso, igitambo, nibyo bizakwemeza, nibyo bizemeza ko uri umukiranutsi. Urabona ko ni ibintu bibiri bihabanye. Kristo ibyo yigishije nibyo Pawulo yigishije, ni ibintu bibiri bihabanye. Nawe rero umaze kureba ibintu 20, nawe mbwira uyu Pawulo yavuye he? Nakubwira nti rero soma ijambo bwawe ushakishe, kuko iyo usomye ijambo ugashakisha Imana byanze bikunze igenda ikuvungurira kugira ngo umenye ukuri, kandi tuzi neza ko ukuri kubohora imbohe. Iri ni itangiriro. Urabona ko imyaka uko tugenda twinjiramo Satani akaza umurego, nawe dukoze umurego wo gushaka ukuri, bizageraho bihurira, kandi nibihura muri ruzaka nyine ikinyoma, tuzi ko kidashobora gutsinda ukuri. Nkambashimira abo twabanye, ukandi like kugira ngo iri jambo rigere ku bantu benshi cyane, uku kuri kubohora imbohe, kuko byanze bikunze ibihe biri kuza kugira ngo ukuri tukumenye, kandi ukuri niko kuzatubatura. Nkambashimira rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.